Mohammed School of Culinary Art by Chef Henry. So today we are going to prepare our demi-glace, which is a foundation, which is a mother sauce, and it can either used by its own or as a foundation of other sauces. So for demi-glace we are going to use buns, and these buns has, some of them they have marrows, and there is no fat yolk. And then after, we are going to use vegetables like mayapua, where we will not use carrot and onions and celery, and we are going to use a tomato paste. The tomato paste is 100 grams, and we're going to use the 1 tablespoon of oil, vegetable oil, and we are going to use a bay leaf. So, and we are also going to use 3 liters for water, and the buns was 1 kilogram and half. So now we are going to start by mixing the oil. We are going to mix the oil with the vegetables so that we can roast. And tomato paste. So for making a demi-glace, now we are going to roast buns and vegetables in the oven until they become brown. So now the buns and vegetables, they are brown. We are going to remove them from the oven. And now when the buns and vegetables, they are brown, so we combine them in the pan, and then we mix with the water. We cover them with the water. Now we are going to skimmer the sauce using this mesh, and then after we have a cold water. So now we are going to simmer for 2 hours until reduced. So the demi-glace has been reduced almost quarter, and now we are going to keep skimming just to remove excess fat which is floating on the surface.
And then after we are going to simmer for 6 hours until reduced by half. Now the sauce has been reduced by half. Now it's time to strain using the strainer. Now we are going to make a remoyage. So those bones and vegetables which has been used for in the demi-glace preparation process, now we are going to add more water just to have a remoyage. The remoyage is kind of a stock. Has been reduced, and then now we have put it back in the saucepan, and then we are going to reduce by half again. So so now this is not the fat, so it doesn't change anything on our demi-glace. It's good, so there is no need to skim again. Now the demi-glace is reduced by half for 4 hours. So now it's time to put it in the bowl so that we can chill it. We can refrigerate it for later use. Nk'uko rero mwabonye ukuntu twateguye demi-glace sauce, ni isosi ushobora guseriva yonyine cyangwa se mo kimwe ukayiseriva ku buryo wenda ukayikora ku buryo ibyara andi masosi. So twifashishije imifupa, hanyuma twifashisha imboga cyangwa se icyo twita amayakuwa, harimo karoti, seleri ndetse n'igitunguru, hanyuma n'utuvuta dukeya ikiko kimwe, hanyuma twifashisha na salsa amagarama 150. So ubwo rero turangije twafashe utuvuta ndetse utuvuta dukeya twari dufite, hanyuma tuvanga muri za mboga hamwe na salsa, turabivanga dushyira kuri tray, turostinga mu ifuru cyangwa se mo kimwe tubyotsa mu ifuru kugeza igihe bihindura ibara, ndetse no ku mifupa twayifashe dushyira kuri tray twotsa mu ifuru kugira ngo bibe brown. Turangije tubishyira mu isafuriya, twongeramo y'amazi twari dufite litiro 3 kuko imifupa yo yari ikiro kimwe n'igice, tubishyiramo byose hamwe. Tumaze kubishyiramo turatogosa mu gihe cy'amasaha 2, ndetse uko dosimaringa cyangwa se uca karoga gake cyane mu gihe cy'amasaha 2, uko ari nako ukuraho bira bifuro, kuko bira bifuro bituma demi-glace itaba nziza. Turangije byagabanutseho hafi 1/4. Turangije none dukuraho urwa rufuro, turongera dusimaringa cyangwa se ducana karoga gake cyane mu gihe cy'amasaha 6. Nyuma y'ayo masaha 6 nibwo twamenye dutandukanya amazi cyangwa se isosi
ndetse n'imifupa n'imboga byose turabitandukanya. Noneho ya mifupa mwabonye ko twongeyemo amazi, wongeramo amazi muri ya mifupa kugira ngo ukore stock bita remoyage. Remoyage rero ni stock nabwo cyangwa se ni umufa wifashisha uteka ibindi kugira ngo ya mifupa tutayipfusha ubusa. Twakomeje kuri ya demi glace, noneho twayunguruye, ntabwo iritwa demi glace kugeza icyo gihe kuko tumaze gukora amasaha 8 gusa, ahubwo twongeye turayicanira mu gihe cy'amasaha 4, byose hamwe biba amasaha 12, igabanyuka mu kimwe cya kabiri. So ni ukuvuga ngo rero aho ngaho niho isosi ibigeze kugira ngo uyikoreshe mu gutebo. Wenda ushobora guhita ufatira ukayikoresha ukora andi masosi atandukanye nka Robert sauce, piquant sauce, amasosi nk'ayo ngayo yose, cyangwa se mu kimwe ushobora kuyiseriva yonyine. Nizere ko mwabyohewe na demi glace. Ni isosi igoye cyane ariko ni isosi nanone iryoshye. Ndifuza ko mukomeza mureba n'andi ma videos kugira ngo bigereho nuko wakanda subscribe ndetse no kuri notification ukajya ubona amasomo agezweho. Murakoze cyane.